Twongeye kubasuhuza abadukurikiye kuri Mombersha TV. Ni umwanya mwiza wo kongera kunyura mu byigisho. Icyigisho tugezeho ni icyigisho cya 11 cyitwa yarafashwe acirwa urubanza. Njye Ndikuzwe Aime, ndi kumwe na mugenzi wanjye Mugabe Aime Olivier. Yego, reka dutangire rero n'isengesho tubone kureba ibyo twabonye muri iki cyigisho. Yego. Reka dusenge Imana. Data mwiza, urera kandi urakiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko udukunda, ukaba wongeye kwemera ko duhurira hano ngo twige ijambo ryawe ubihimbarizwe. Tugiye kwiga Data uburyo twacunguwe, turakwinginze ngo duhe kubiha agaciro, uduhe kubigira ibyacu, maze ubwo uzagaruka uzasanga tukwiteguye. Amen. Ngwino ukomeze ubane natwe, nibidusaba ibintu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, ni ibyigisho byiza rero kuko biranaryoshye cyane cyane ko bigenda bigaruka ku nkuru nyinshi ziba zarabaye mu gihe cya Yesu. Gusa ntitwakinjira muri iki cyigisho tutarebye icyo kwibukwa. Yego, iki cyigisho cya 11 cyitwa ngo yarafashwe acirwa urubanza. Icyo kwibuka cyacyo turagisanga muri Mariko igice cya 14 ku murongo wa 36. Yego. Hariho handitse hatya ati: Aba Data byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kuko ngeweho nshaka, ahubwo bibi ko wowe ushaka. Yego. Yego, aya ni amagambo Yesu yavuze mu gihe yarageze icyo nakwita nko mu kaga. Yego. Mu by'ukuri we yumvaga umutima ubishaka ariko umubiri utabishoboye. Unaniwe cyane. Yego, abona nibwo yahereye ko asenga rino sengesho asaba ko Imana yamufasha ikamurenza icyo gikombe. Yego. Ariko ngo Imana ntibikore nk'uko ashaka, ahubwo ibikore nk'uko yishaka kugira ngo umugambi we ugerweho. Yego. Mbega mu ncamake nk'aho ari icyo cyigisho kituganisha. Yego, abadafite rero ibi bitabo by'ibyigisho, Yego, Mariko igice cya 14 niho dusanga inkuru zose ziri muri iki cyigisho. Yego. Ku ngingo rero yo kuwa mbere twahabonye icyigisho cyitwa ntikizibagirana. Ahangaha tuhabona ibikorwa bibiri bitazibagirana. Yego. Igikorwa cya mbere ni ikihe muvandimwe? Ni ukuvuga ngo ibikorwa bibiri hano tubona bitazibagirana, igihe abanyedini cyangwa se abakuru bari barimo gushaka uburyo bafata Yesu, ku rundi ruhande hari uwari ufite amavuta yo gusiga Yesu, kuko ibyiza yari yaramukoreye. Yego. Ni ukuvuga ngo Yesu yakoraga ibyiza n'ubundi. Yego. Ariko muri uko gukora ibyiza, ni ukuvuga ngo abanditsi cyangwa se abakuru b'idini muri icyo gihe ntabwo ibyo byiza babibonaga, maze bituma bahera ko bashaka kumufatira umwanzuro wo kumwica. Yego. Ariko hari n'undi noneho we yabonaga ibyiza Yesu ari gukora, ahera ko afata umwanzuro wo gushaka ikintu yamwitura. Yego. Wenda twarabibonye mu cyigisho cyashize, uwo yitwa Mariya. Ni igihe bari bamuzanye bavuga ko yasambanye, bashaka kumutera amabuye. Yego. Ariko Yesu aramukiza, aramubwira ati, abwira abantu bari bateraniye ati, umuntu utarakora icyaha ngaho namutera ibuye. Yego. Kuko bose bari bakoze ibyaha, bose bagenda urusorongo, nta n'umwe ugishije inama undi. Rero icyo gikorwa ngo cyakoze ku mutima wa Mariya, ngo aragenda amara umwaka wose, iminsi 300 akora kugira ngo azabone amafaranga yo kugura impano yakwitura uwamukijije. Yego. Rero iyo mpano yaje kuyibona, ariyo mavuta y'igiciro cyinshi yari ahenze muri icyo gihe, arayagura, araza ayasuka ku birenge bya Yesu. Yego. Ariko nubwo yabikoze ntago abandi babyishimiye. Baravuze ati, bavuga bati aya mavuta apfushije ubusa, ayapfushirije icy'ubusa, aya mafaranga yagashyizwe ku ruhande agafashishwa abakene, agakora ikindi kintu. Yego. Yego. Ku rundi ruhande ariko nanone tuhabona uwitwa Yuda, nawe wari uri mu bababajwe n'amafaranga yaguze aya mavuta, ariko agahinda ke nyamukuru kakaba karaterwaga nuko yifuzaga ko ayo mafaranga yajya mu bubiko akayagavuraho nk'uko n'ubundi andi yose yari asanzwe ayagavura. We rero mu kubona iki gikorwa yigiriye inama y'aho yakura amafaranga. Yego. Ahitamo ko abo bantu batashimishijwe nuko Yesu bamusutseho amavuta, ariko bari basanzwe bafite n'umugambi wo kubambisha Yesu no kumwica. Yego. Arajya kubaganiriza, akababwira uburyo baramuha amafaranga, akamubagenzereza. Ibi rero ni bimwe mu bikorwa bibiri bitazibagirana, icy'uyu mugore ndetse n'icya Yuda. Yego. Ingingo yo kuwa kabiri rero. Ingingo yo kuwa kabiri iravuga ngo Pasika ya nyuma. Hano tubona
abigishwa basangira na Yesu Pasika ya nyuma. Ni Pasika cyangwa ni ifunguro basangiye rikaberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ubuhanuzi bwahanuriwe Yuda yuko yari bugambane, ariko na bimwe mu byagiye biranga uyu munsi mukuru wa Pasika. Ariko kimwe mu bigarukwaho cyane ni uko muri ino Pasika, muri byari bisanzwe bikoreshwa muri Pasika mu buzima busanzwe, Yesu mu byo yabatumye kugira ngo baze kwifashisha muri iyo Pasika, ntiyigeze abatuma umwana w'intama. Kandi mu busanzwe Pasika yarakorwaga hakoreshejwe umwana w'intama. Umwana w'intama, imitsima n'ibindi. Umwana w'intama rero ntiyamubatumye kuko umwana w'intama yari ari muri bo. Yari we Yesu Kristo. Yari we ku giti cye. Ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bikagiraho rero bihurirana kandi nanone no kuba yari yo Pasika ya nyuma, kuko uwo Yesu mu busanzwe intama yatangwaga nk'igishushanyo cyuzaza. Kuri iyo nshuro noneho yari yaje kugira ngo ibyaha byacu bihanagurwe by'iteka ryose, nitumwizera amaraso ye yatambwe rimwe na rizima, aba ari yaduhanaguraho iki? Ibyaha. Ariko hari ikindi kintu gitangaje muri iyi nkuru, ni ukuvuga ngo ubwo Yesu yakoranaga Pasika n'abigishwa be, abanyedini nabo bari bafite undi munsi wabo bazakoraho iyo Pasika, kuko bo ntago bari bazi, mbega ntago bari bakamenye Yesu uwo ari we. Iyo Pasika rero yarabaye igihe iyo Pasika yabaga, ahubwo abanyedini bo bari bafite indi gahunda yo kuzakora indi Pasika igihe hari ku cyumweru, umunsi Yesu yazukagaho. Ni ukuvuga ngo wenda muri iki gihe kugira ngo dusobanurire abantu Pasika ubu ngubu ikintu kimeze nk'aho cyayisimbuye ni ifunguro ryera, kuko urabona ifunguro ryera bakoresha iriya mitsima, bagakoresha n'iriya divayi nk'iyo yamanyuriye agaha n'abigishwa muri kirya gihe. Hanyuma rero ibyo ngibyo byo bikaba ikimenyetso cyo kugira ngo twibuke umwami wacu watwitangiye. Ariko kubabarirwa ibyaha byo ntibikomoka ku bitambo twatanze cyangwa ku bindi twakizihiza, ahubwo ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo. Twihuse ku ngingo yo kwa gatatu twabonye Getsemani, agashyamba Yesu yahuriyemo n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibya Getsemani, igihe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be bavuye kurya cyangwa se bavuye kwizihiza Pasika, bageze mu gashyamba ka Getsemani, bwari bwije. Nuko kuko Yesu yabonaga icyo nakwita nk'inzira y'umusaraba imuri imbere, Yesu amaze kubibona afata abigishwa be abajyana ku musozi ngo bajye gusenga muri kano gashyamba. Ahageze atoranyamo abigishwa 3 aba ari bo ajyana nabo. Arababwira ati mube mwicaye hano muntegereze kandi mube maso. Yesu aragenda arasenga mu gashyamba ka Getsemani, aragaruka ubwa mbere asanga barasinziriye. Arongera asubirayo arasenga, isengesho yasengaga ryageraga riti ni rya rindi twabonye n'ubundi mu cyo kwibukwa, rivuga ngo data niba bishoboka iki gikombe cy'indenzi, ariko bye kuba uko nge nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agarutse rero bwa gatatu nibwo yasanze ibitotsi byabarembeje. Arababwira ati noneho nimusinzire muruhuke. Ariko nubwo ababwiye gutyo, bari bari gukora ibintu mu gihe kitari icyabyo, niko nge nabivuga. Bari bari gusinzira mu gihe cyo gukanguka. Noneho bari bategetswe gusinzira noneho mu gihe cyo kuba maso. Ntabwo gusinzira byabashobokeye, kubera ko bakimara nkaho nabyita nko gufata gatotsi, nibwo igitero cyahise kiza kije gufata Yesu. Kimwe mu byo tubona kandi muri ino ngingo ni uko kubw'uyu mubabaro Yesu yari afite, yari akeneye abo abari kumwe nabo kugira ngo bamutere ingabo mu bitugu, adacika intege cyangwa ngo acogore. Ababigishwa rero baramutengushye, baramuterera. Natwe tujya tugira igihe cy'umubabaro cyangwa igihe dukeneye abadutera ingabo mu bitugu tukababura. Ariko hano baduhaye urugero rwa Pawulo wa Filipi, aho yashimiraga abafatanije nawe imibabaro ye bikamutera gukomera. Yesu nawe yategereje gufatanya n'ababigishwa mu mubabaro we ngo bamufashe gusenga, ariko barasinzira baramutenguha. N'ubundi hano baranditse ngo iyo uhuye n'ibirushya biba byiza iyo ufite inshuti zo kugufasha. Ni ukuvuga muri buno buzima turiho kandi turiho duhura n'ibibazo, ariko biba byiza iyo dufite inshuti zo kudufasha zikadufasha kubinyuramo.
yego ndumva twajya ku ngingo yo kwa kane rero itubwira gusiga byose ugahunga aho Yesu ari. Yego. Ahangaha tuhabona igitekerezo n'ubundi ubwo twari tugezeho igitero cyahise kiza kije gufata uyu Yesu nyuma y'uko uyu Yuda yari amaze kumugambanira atanze n'ikimenyetso cy'uko wari bubereke nyine ari we Yesu wari buze bakagera gute bakamufata akoresheje kumusoma. Yego. Hanyuma rero gusiga byose ugahunga aho Yesu ari, ninde uyu nguyu uri kuvugwa hano? Ni ukuvuga ngo ahangaha muri kino gitekerezo tubona ko igihe Yesu bazaga kumufata baramufashe, ariko kuko bari baje bitwaje icyo nakwita nk'intwaro zirwana. Yego. Abigishwa ba Yesu babibonye, hari wari ufite ibakwa ahita akuramo inkota ahita amutema ugutwi. Akimutema ugutwi rero Yesu kuko atashakaga ko ari intambara iba gutyo y'ibigaragara, Yesu yafashe kwa gutwi agusubizaho. Ahubwo biratangaje kubona yarakoze igitangaza kimeze gityo, ntibahereko ngo bakomeze bamwizere. Yego. Ariko ibyo byarakomeje kuko bari bafite umugambi n'ubundi bagombaga kuwugeraho kugira ngo umuntu acungurwe. Yego. Abigishwa bamaze gukora ibyo na Yesu amaze gusubizaho ugutwi, byaje kugaragara ko abigishwa bose bahise batatana bajya kure bamuva iruhande. Yego. Mu gutatana rero muri no Mariko batwereka ko hari umusore wasize umwenda we. Ni ukuvuga ngo ni naho havuye uyu mutwe w'iyi ngingo uvuga ngo gusiga byose ugahunga aho Yesu ari. Ariko hari n'ikindi cyigisho twigeze kubona ngo gusiga byose ugasanga Yesu. Urumva ko hano bibusanye. Uyu musare rero yasize umwambaro we ahunga aho Yesu ari. Ni ukuvuga ngo kubera ubwoba no kwibaza ibibaye yarahunze. Yego. Atanurwo yari yambaye niko bavuga. Atanurwo yari yambaye. Rero uyu musore ngaho gusiga byose ngakurikire Yesu, yasize byose agira gute? Ahunga Yesu. Ahunga Yesu. No kuvuga ngo hano hari amagambo banditse ngo abigishwa ba Yesu bose barahunze, harimo na Petero. Nubwo yaje kugaruka yakurikiye igitero cyari gifashe Yesu, maze bikarangira nawe ageze mu kaga. Ariko muri Mariko igice cya 14 ku murongo wa 51 na 52 hatubwira iby'umusore wakurikiye Yesu, inkuru iboneka ahangaha itaboneka ahandi mu bitabo 4 by'ubutumwa bwiza. Bamwe batekereza ko uwo musore ari Mariko ubwe, ariko ibyo nta kibigaragaza. Ikigaragara ni uko umusore yahunze yambaye ubusa. Uwo musore aho gusiga byose kugira ngo akurikire Yesu, yasize byose kugira ngo ahunge Yesu. Yego. Natwe hari igihe bitubaho, tukaba dufite mbega icyo twafashisha abandi, ariko kugira ngo tugifashisha abandi, tukagifata tukijyana mu bintu bitagira umumaro. Uwiteka dufashe kudata isoko nzima y'ibyiringiro naho twakura ubufasha nyabwo, ko akaba ngaba batekera impamvu bahunze nuko babonaga ko muri ako kanya imbaraga za Yesu nta kintu zigikoze. Yego. Katwihute rero tugere ku ngingo yo kwa 5 ivuga ngo urinde. Ahangaha turabona Yesu urumva baramutwaye, hanyuma bamugejeje imbere y'abanyarukiko. Imbere y'urukiko. Yazanywe n'abanyarukiko, hanyuma bamuzana mu rubanza. Umutambyi atangira kumuhata ibibazo. Yego. No kuvuga ngo nibyo n'ubundi tubisanga muri Mariko igice cya 14 nkuko batubwiye ko ariho iki kigisho kizibanda guhera ku murongo wa 60 kugeza wa 72. No kuvuga ngo hano yego, umutambyi abaza Yesu kuko niwe Mesiya. Yaramubajije bwa mbere, Yesu araceceka, ntiyagira icyo avuga. Bwa kabiri Yesu aramubwira ati yego wakabimenye, njyewe Mesiya. Yego. Ibi bibabye ngo byarakaje umutambyi cyane, ngashishimura umwenda we. Arangije abwira bari bazanye Yesu ati mumukoreshe mushaka mumukubite kabisa. Ari kwigereranya. Yego. Yesu rero ngo baramukubise, ariko hano igihe Yesu bari bamubajije nimba ari Mesiya, hano tubonamo nanone ku rundi ruhande Petero nawe ari kubazwa nimba ari umwe muri bo, kubera ko byaragaragaraga kavuga nkabo. Ubundi ngo hari imvugo yihariye. Wenda no muri iki gihe umuntu ukurikira Yesu mu myambarire, mu mivugire, mbega mu bikorwa bye bya buri munsi. Yego. Umuntu agenda agaragaza Yesu. Rero ushobora kujya ahantu bagahita bavuga ati uko biri uyu muntu nkurikije imyitwarire ye, nkurikije imivugire ye, ni umudivantiste.
ariko Petero kuko yabonaga akaga kari kuba yaravuze ati nimvuga ko ndi we nanjye bashobora kunkora nk'ibyo bakoreye Yesu. Yego, ni ukuvuga ngo Yesu we yari arimo arakubitwa azira ko arimo aratanga ubuhamya bw'ukuri kari we Mesiya. Hanyuma Petero we ku rundi ruhande akaba noneho ari kurwana no guhisha ukuri ko uwo Mesiya bari kuvuga batamuzi ari n'ubwa mbere amwumvise. Ashobora kuba yarakiragamo n'igikabyo cyane kugira ngo agaragaze ko uwo Mesiya nta n'ahantu yigeze bahurira. Yego, ariko rero hano tubonamo guhamya gukomeye kwa Yesu ashimangira ko ari Mesiya. Petero nawe yacitse intege, ariko nawe yari akwiye guhagarara muri uwo mwanya aho yabazwaga ngo uri umwe muri bariya, nawe agahamya ngo ndi umwe muri bo, uwo Yesu koko naramukurikiye kandi naramumenye. Hano muri iki cyigisho hari ibintu bagereranyije. Ni ukuvuga ngo igihe inkoko yabikaga Petero akibuka ibyo Yesu yari yamubwiye, na Petero ubwe nawe yahise amenya koko Yesu ari Mesiya, maze ibyo bimutera kuraje noneho yo kugenda ahamya ko ari Mesiya koko. Yego, kuko ubwo ibyo yari yabihanuriwe kuri ya Pasika. Kuri ya Pasika. Yego. Wenda reka dusoma n'amagambo yo hasi aravuga ngo ariko muri uwo mwanya bakoraga ibyo Petero muri uwo mwanya bakoraga ibyo Petero yihakanye Yesu muri urwo rukiko, ari byo byasohoje ubutumwa bumwe mu buhanuzi bwa Yesu. Kubw'iyo mpamvu mu kwihana Yesu Petero yagaragaje ko Yesu ari Mesiya. Yego, bitewe nuko ibyo yari yamuhanuriye kare bimubayeho. Yego, yahise abona koko ari Mesiya. Yego. Sinzi niba ari ikindi wakongera kuri iyi ngingo. Oya, nta kintu twakongera kuri ino ngingo kubera ko n'ubundi igenda isa n'ihura n'ibindi byo kwiga no kuzirikanwa. Yego. Aho batugaragariza umubabaro Petero yagize nyuma yo kubona gusohora k'ubwo buhanuzi yari yahakanye yivuye inyuma ko ibyo bintu bidashoboka, katari bubikora, ko niyo byamurupfu ari bujyane na Yesu. Yego, ariko biza kurangira amwihakanye. Wenda reka dusoma no magambo ari hano kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe. Hano ku bindi byo kwiga no kuzirikanwa haravuga ngo mu magambo mabi yo kurahira yari akiri mu minwa ya Petero, kandi no kubika kw'inkoko kucyumvikana mu matwi ye, Umukiza yavanye amaso ku bacamanza bari buzuye n'uburakari, maze ahanga amaso uwo mwigishwa wari ugeze ahakomeye. Petero nawe yahuje amaso n'Umukiza we, yarebye mu maso ha Yesu hatuje, amubonamo impuhwe n'agahinda, ariko nta burakari bwari mu maso he. Yego. Ni ukuvuga ngo yamubonyemo umubabaro n'agahinda, ariko ntabwo yari afite uburakari. Bivuze ngo ibyo byose byari biri kumukorera kuko yari afite imbaraga y'Imana, we yabashije kubitsinda. Petero rero yasakura icyigisho aravuga ati kuko njye ntari mfite umwuka uhagije, ntabwo nabashije gutsinda ikigeragezo nahuye nacyo. Maze bituma ahita ajya gusenga asaba imbaraga. Yego. Yabaye intwari cyane kubera ko mu gusoza iki cyigisho badusaba kugereranya Petero na Yuda. Petero nyuma yo kugambanira Yesu noneho hakurikiyeho guhunga, kandi ahunga ubutagaruka. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa rero dukomeza tubona hano Petero agahinda yagize kandi yatewe nuko kwihakana Yesu. Ariko nanone tukabona icyigisho yakuye muri iki kigeragezo yari amaze gucamo. Ni ukuvuga ngo hano hari amagambo banditse mu bindi byo kwiga no kuzirikanwa. Reka wenda tuyasome kugira ngo abadukurikiye nabo babashe gusobanukirwa, bumve ko ibyo tuvuga tuba tubifitiye gihamya. Ngo mu gihe amagambo yo kurahira yari akiri mu minwa ya Petero, kandi no kubika kw'inkoko kucyumvikana mu matwi ye, Umukiza yavanye amaso ku bacamanza bari buzuwe n'uburakari, maze ahanga amaso uwo mwigishwa wari ugeze ahakomeye. Petero nawe yahujije amaso n'Umukiza we, yarebye mu maso ha Yesu hatuje, amubonamo impuhwe n'agahinda, ariko nta burakari bwari buri mu maso he. Yego. Urukundo Yesu yagaragarije Petero igihe bari bakiri aho mu rukiko, Yesu ahamya ko ari Mesiya, Petero yihakana ko Mesiya ntawe azi. Yarebye icyo akoze, arebana na Yesu, ariko abona nubwo Yesu
afite akababaro n'umunaniro n'iki biri guterwa nuko ari kumukubita, ariko ntabwo yari yamurakariye ko yamwihakanye, ko yamutengushye. uru rukundo rero Yesu yagaragarije Petero hano rwamuteye gutekereza, areba neza ko ubuhanuzi bwari bwavuzwe bw'uko ari bwihakane Yesu. We yatekerezaga ko bidashoboka, no mu rupfu bari bujyane, ariko abona neza ko hari icyo yari yifitemo atazi, kandi asobanukirwa neza ko imbaraga zo gutsinda ibyo byose nta handi ziri usibye mu mwami we, mu kwizera. Ibyo rero byahise bimutera guhita ajya gusenga kugira ngo nawe abone imbaraga zajya zimufasha gutsinda ibigeragezo. Ariko Imana kuko ari nziza yaramubabariye. Petero yatandukanye cyane na Yuda, kuko Yuda we nyuma yo kugambanira Yesu no gutatana nk'uko n'abandi bigishwa babikoze, amaherezo yabaye mabi, baragarutse we ariko ahitamo kwiyahura, ntiyemera gusaba imbabazi umwami we. Ariko Petero amaze guhuza amaso na Kristo, yabonye urukundo ruri mu maso ye, abona ko nubwo yatsinzwe hari indi mbaraga izamushoboza gutsinda n'ikindi gihe azagera mu bigeragezo. Bimutera imbaraga zo gushaka izindi mbaraga zizajya zimufasha. Cyari icyigisho rero cyatwerekaga uburyo Yesu yafashwe akajyanwa mu rukiko agacirwa urubanza. Ngira ngo ikindi cyigisho nacyo gikurikiraho kizakomeza kitwereka byinshi kuri ibi ngibi kugeza ku rupfu rwa Yesu, kandi ari nako tugana ku musozo w'ibi byigisho bya Mariko. Ni ukuvuga ngo n'ubundi kuko Yesu yari afite intege nke ku mubiri, ariko umutima wari ukunze. Nta kindi ibyo byose Yesu yabikoreye kitari jye ndetse nawe udukurikiye, kuko Yesu yaje mu isi aje gupfira abanyabyaha. Rero icyo dusabwa twebwe no kumwizera, kugira ngo umunsi azongera kugaruka noneho aje gutwara intama ze zamwemeye, natwe tuzibonemo. Ibyo nibyo dusabira nawe udukurikiye mu izina rya Yesu. Dusengere rero tugane ku musozo. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, twongeye gushima izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kuri mwiza cyane, ukaba wongeye kutwibutsa Data ko watubambiwe, ubihimbarizwe. Uwiteka rero icyo dusabwa nta kindi ni ukukwizera. Turakwinginze ngo duhe imbaraga zo kwizera, duhe kwizera dushikamye, kugira ngo ubwo uzagaruka uzasanga utwiteguye. Ngwino ukomeze kubana natwe, byose biri mu bushake bwawe, ku buntu mu izina rya Yesu. Amen. Amen.